Yesu nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Shimiye Imana ko impaye umwanya mwiza. Reka tubanze dusenge mbere yuko dutangira kumva icyo Imana ivugana natwe. Mana Data wa twese, Muremyi w'ijuru n'isi, wowe utwitaho, wowe udukunda urukundo ruhebuje, wowe utajya udusiga, gushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye ushyirwe hejuru. Weretse iri jambo tugiye kuvuga ni ijambo rikuru riruta n'uwagiye kuryumva, rikagira uruhare mu guhindura ubuzima bwacu, kandi Mwami Yesu ritugiremo ububasha n'ubutware mu mitima yacu. Ushyirwe hejuru ko wemeye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana abe muri mwe aho muri hose. Amazina yanjye nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu, inshuti yanyu dusangirira ubutumwa bwiza kuri uyu muyoboro w'ivugabutumwa. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, igice cya 11 umurongo wa 29. Haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ndongera nsome no muri Bibiliya ijambo ry'Imana, n'ubundi ni Matayo igice cya 11 umurongo wa 29. Haravuga ngo mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ndi umugwaneza nkaba niyoroshya, bityo muzagira ituze mu mutima. Iri ni ijambo ry'Imana tugiye kuvugaho, rifite insanganyamatsiko ivuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Yesu ashimwe. Insanganyamatsiko ivuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Uyu ni Yesu Kristo ubwe, umwami wacu, wari urimo abwira abantu bose nta n'umwe uvuyemo. Yabwiraga wowe, abwira nanjye. Yari arimo kubwira abo muri kiriya gihe cye, ariko ubu ngubu ni wowe nanjye ari kuvugana natwe. Mbere na mbere turaza guhera ku ijambo ryitwa kwemera kuba umugaragu. Kwemera kuba umugaragu, mbere na mbere ni ukubanza kumva ko uwo ugiye kubera umugaragu akurusha ubushobozi, akurusha ubwenge, akurusha n'ububasha, mbere y'uko umubera umugaragu. Kuko mu gihe cyose umubereye umugaragu, ibyo byose utabyemera bizatuma uba umugaragu, ariko ku rundi ruhande umeze nk'umutware nanone, kubera ko iteka n'iteka bizakubuza guca bugufi mu gihe cyose utarimo kwemera kuba umugaragu. Niba Yesu arimo kutubwira kwemera kuba abagaragu be, biraza kudusaba yuko twebwe ubwacu twitekereza nk'abantu, ariko nawe tukamutekereza nk'umutware, tukamutekereza nka nyir'ubushobozi bwinshi, tukumva ko turi abantu dufite ibyo tudashoboye, ariko we ari umwami ushobora byose. Rero iyo umajije gutekereza gutya, nibwo uba umugaragu mwiza, kandi ukaba umugaragu ushimwa. Kuko iteka umuntu ashobora gukora imirimo yose ayikorera Yesu, ariko atari yemera kuba umugaragu. Kandi ikindi, kuba umugaragu ni amahitamo. Umuntu niwe wemera kugira ngo abe umugaragu. Ibyiza byo kuba umugaragu
kandi mwiza nk'uko twabibonye, kuko abagaragu bose atari beza cyangwa ibisonga byose atari byiza, kuko Bibiliya igaragaza igisonga cyiza n'igisonga kidakiranuka. Rero twebwe turashaka kuba igisonga cyiza cyangwa turashaka kuba umugaragu mwiza. Hanyuma iyo umaze kuba umugaragu, umaze gukora amahitamo, nibwo noneho utera intambwe ukigira kuri Yesu. Ntabwo bishoboka yuko ushobora kwigira kuri Yesu utaremera kuba umugaragu we, kuko kuba umugaragu we twabonye ko ari uburyo wiyumva ko uwo ugiye kubera umugaragu kurusha ubushobozi. Hanyuma aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, bivuze ngo ni amahitamo umuntu akora, ntabwo ari agahato, ariko gutoranya no guhitamo kuba umugaragu ni amahitamo meza uba ukoze, kubera ko hari ibindi uba ugiye kunguka. Aravuga ngo kandi munyigireho, bivuga ngo Yesu niwe role model, niwe ntangarugero cyangwa icyitegererezo mu byo kwizera tugomba kureberaho, kuko mwibuke ko ari we wanyuze mu isi ariko akavamo adakoze icyaha kandi yambaye umubiri. Bivuze ngo nta wundi wigeze ashobora ibyo ngibyo byose, nta n'uzabishobora. Niyo mpamvu avuga rero ngo munyigireho. Arimo kutubwira rero ngo tumwigireho iki? Dufite amasomo menshi twakwigira kuri uyu mwami, dufite ibintu byinshi twamureberaho, dufite ibintu byinshi twamukuraho, kubera ko ari we ntangarugero, icyitegererezo cyo kwizera. Ijambo ry'Imana mwe ko rivuga ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Tugiye kureba rero icyo dushobora kumwigiraho cy'ingenzi yavuze muri iri jambo. We ubwe yaravuze ngo nimunyigireho kubera ko ndi umugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima. Mu yandi magambo turi buze kumwigiraho guca bugufi no kuba umugwaneza. Kugira ngo Yesu umushyikire cyangwa ubane nawe, nuko uca bugufi nk'uko yicicije bugufi aza gushaka wowe nanjye. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbana n'abafite imitima imenetse kandi ishenjaguwe. Bivuze ngo mu gihe cyose uwo mutima utari muri wowe, mu gihe cyose nkoze icyaha nkumva ntagomba guca bugufi ngo nsabe Imana imbabazi, uwo mutima umenetse ntuburi muri njyewe. Kandi ikintu gitangaza ni uko twanga gutinda ku birenge bya Yesu kugira ngo twigishwe nawe, tukamera nk'abamaze kwiga no gusobanukirwa. Ariko dukeneye kwiga, dukeneye kubakwa, kuko mwibuke yuko hari igihe twamaze tutari mu ijambo ry'Imana. Rero Yesu amaze kutugira ubuntu atubwiye ngo muze munyigireho. Rero njye nawe twabonye amahirwe atagira akagero. Reka twige ndetse dutinde ku birenge bye. Reka dutinde ku birenge bye twiga. Icyo nzi cyo nuko gutindana nawe biguhindura ukarushaho kugenda usa nawe. Ariko iyo wamwemereye, kuko hari abatajya bamwemerera bakifata nk'abazi byose cyangwa nk'abasobanukiwe byose, ariko icyo ngicyo ni ugushaka kuba Imana, kuko Imana niyo izi byose. Ubwo rero natwe twifashe gutyo tuba dushaka kuba Imana. Na Satani mwibuke ko aricyo yaharaniraga, ariko yarangije n'ubundi yirukanwe n'Imana mu ijuru. Rero icyo turimo kureba ni ukugira ngo tube abagaragu beza, tube abagaragu beza kandi bashimwa n'Imana. Rero tumwigireho guca bugufi. Yaciye bugufi aza kugushaka, nawe ugomba kwicisha bugufi imbere ye kugira ngo ubane nawe kandi umubone. Kandi tukiga no kuba abagwaneza no kugira ingeso nziza. Nibyo ni ibintu by'ingenzi: guca bugufi, kugenda wemera ko udashoboye, kugenda wemera ko utabizi, kugenda wemera ko hari ibikunanira, kugenda wemera ko uri umuntu gusa. Ikintu gikomeye nshaka kubabwira tugomba kuzirikana muri iyi nyigisho ni uko ngomba guhora nzirikana ko ndi umuntu, nkazirikana ko n'Imana ari Imana. Hanyuma niba ufashe umwanzuro kumva ugize amahitamo, ndashaka gufatanya nawe mu isengesho, kandi dusengane wizeye rwose, wumve yuko Imana ifite ubushobozi bwo kubikora. Ni ukubyitoza, ntabwo ari ibintu byizana, ni ibintu witoza, kuko ntabwo biremanywe n'imitima yacu. Ni ukubyitoza kuba umugaragu. Iteka twumva twaba abayobozi, twumva twabaho mu imbere, ariko kuba umugaragu ni ibintu byitozwa, ntabwo byizana. Turagushimiye Mana yacu, ni wowe wera kandi ugakiranuka. Ndagushimiye kubwira ijambo duhaye,
reka ufashe uyu wiyemeje kwitoza kuba umugaragu no kukwigiraho kugira ngo arusheho kunguka byinshi mu rugendo, kandi niko twese dukeneye kwigishwa nawe no kumenya byinshi kuri wowe, kubera ko ari wowe muyobozi wacu. Tutakumviye twakwigira kuri nde wundi? Rero ukomeze udufashe kandi utube hafi, tubwinze mu mutima wa kigaragu kugira ngo tugende dushimwa nawe. Urakoze Data, ushyirwe hejuru iminsi yose mu izina rya Yesu, amen.